biari noze marange biari nyine marange ayikina nyine yo kwishimisha ariko buriya mu bantu bazi biari babamo buriya gipira bamo buriya uziko gipira buriya ari champion wa kuva kuri Nyabarongo kugera ku Kanyaru gipira buriya afite champion ebyiri ya biari yatsinze ese ejo bundi n'abandi batsinze ariya munuzo hari akiragiye hatsinze abanyakigali ejo bundi cyagiye ejo bundi muri ndumva arimo hashize nk'icyumweru n'iki cya byumweru kiragiye hatsinze abanyakigali ariko gipira babarimo gipira babarimo gipira n'umuhanga kuko buriya biari buriya gipira zibiari nyinshi gipira buriya twara champion bwa mbere ninge twajyanye Kigali ninge buriya muntu atari cyagiye batsinda muri Eldorado kiriya gihe ari n'injoro cyagiye ari na match ya Champions League buriya kiragiye ninge twajyanye Kigali dusohokane tujyanye Kigali ndavuga ati mungu agigenda ubataka ariko Kigali nyine ni ibindi bintu Kigali araba nabahanga ariko nk'abari menshi abayikina kuri enjoy kwishimisha bari menshi bari abamarange ariko gipiri na Mutanga nabo ni vi nanjye nari inkazi kuko unoze kabia ariko twagateye basanga wagatereye Gisenyi uragenda uratera ujya za Rwamagana ujya za uragatera ese wabanje ugafungura mwana we wabanje ugafungura urumva inkoko buriya biari soka gutera ni kwa kundi buriya ariya ni amashuri bavugaga buriya ariya ni dore reba yashaka gufunguza amatiburuki ngo ni amashuri abantu basekurana ari babiri babyita abantu basekurana ari babiri barimo basekura gusekura mu isekuru ubu no gufatanya sinibuka ukuntu babyita ariko ndabizi oya dutangiye kuzana bimwe ngo abenda se baba basekura abenda no gusekura biratandukanye iyo bana ahubwo buriya hari ikintu nshaka nk'ibi ngibi uno mushuti wacu aba tubajije buriya urubyiruko buriya inkoko buriya nureba urubyiruko rw'iki gihe nta kintu rukiza uzumve n'ikiganiro wenda natwe ntabwo tuba turimo tuvuga ibintu nk'uko tubivuga neza ariko uzarebe nko kuri stati z'abantu wumve sinamubonye uzumva ukuntu bandika urebe ukuntu bandika ibirekana n'ibiki ariko buriya hari ibintu buriya by'umuco uri gakondo tuba tugomba kumenya tukamenya ibintu by'umuco tukabimenya tukajya tuza hano tukabiganiriza abana bakabireba bakabimenya neze inkoko nk'ubu iki murakiziho gucugitana ze gucugitana basekurana babyita gucugitana ndashyiramo kandi noneho babikora kuri ritime ntibanakozanyaho warabibonye ko batanakozanyaho gucugitana nzabanza mbibaze neza numva urumva aho kantu waruvuzeho umuntu ashaka kuzindukira mu mujyi umuntu akaguca nakubwira ngo mwaramutse kandi mwaramutse ntago ari ijambo bwira umuntu ngo ahita aguha igiceri cy'ijana cyangwa 500 ni ijambo bwira umuntu mwaramutse umuntu akumva arishimye nyine kumubaje oya murakoze uzarebe murakoze ariko mu mujyi byaracitse nukuza umuntu akubwira Dezi ndashaka iki niki ukakimuha umuntu ntimwararanye ntimwaramukanye ntimunaturanye ntimunaziranye akaza mereza nagiye nawe ukajya hariya mu mibi nibi ku umuco tuzabigisha tuzareba abana tugomba kujya tuzabigisha wenda ubutaha sinagenda asana ibintu nk'ibyo ngibyo babicika bisa n'ubururu isa n'umutuku isa n'umuhondo nyine ni amagambo abantu bagenda abantu bambara i Kigali ishati yonyine barengeje imyaka 50 uwo muco muzawugarura muzawuhirinda bambara ishati yonyine afite imyaka 35 isubira hejuru akaba we ashyiramo agafata ishati akayishyiramo cyangwa se ugasanga usanga yambaye ishati ugasanga umukobwa ugasanga umumama urumva inkoko ugasanga umumama yambaye ishati
yambaye urumva ari kuvuga ngo ishati ariko ntabwo ari ishati by'ishati nuko ngo ni umupira yambaye ariko hasi nta kirimo nka kwa ubundi twebwe iwacu muri Nyaruguru kera hari igihe wasangaga nk'iwacu muri Nyaruguru kera ugasanga nk'abana bato bo mu myaka y'urubyiruko imbere kubera iterambere batoya bano biruka inyuma y'inka baragira ingurube bagiye gutira indwi cyaratigira wasangaga buriya nta kintu twabaga twambayemo imbere ugasanga yambaye umupira mu gihe inka irimo irisha kubera na mu gitondo wanazindutse agafata umupira akawumanura akawushyira ku mavi kugira ngo apfuke imbeho ariko noneho byarahindutse ubu usanga n'ahantu ntujya ureba z'abantu hano ukabona aratambutse n'akantu kagira ngo nyine nawe ahubwo nawe ni uko ahubwo byabaye ahubwo copy paste ibyo byaje ku bantu bakuru Kabusuri yarabibonye ahita yiha Kabusuri yihayeho bamwita meya yihayeho meya yarabirebye aravuga ati uno muntu yaraje kundeba yihayeho ibintu bambaye yihaho biriya byose biba biterwa no kubura umuco buri ikigo cy'igihugu cy'umuco baba bagomba gushyiraho uburyo bwo kugira ngo tuzamure umuco nk'ubu nk'abana ejo bundi hari ikintu cyambayeho umuhungu wanjye ejo bundi twaragiye tugera ahantu mu rutoki ndamubaza namo se iki ni iki ikinonko biriya wambaza nirane biriya wambazaga ngo nyirankono ndamuga se iki ni iki imbarambwiye ngo ni rukarakara imbarambwiye ngo ni inkarakara deba ikinonko umwana utazi ikinonko kandi noneho wakirimo abiburimo turi mu murima mwereke ishara reka mwereke ikoma reka mwereke ubu jewe ikintu ndashaka noneho kuzafata umwanya nkamujyana nkamwereka uko bateka nyirankono nyirizina akabireba uzabitegura uze turebe nzaguhamagara uze tugende buriya nureba nyirankono buriya nyirankono buriya hari n'abantu bakuru babona ikijumba cyavuye muri nyirankono cyangwa iteke ryavuye muri nyirankono inkoko ntabwo wabona amafaranga yakigura icyo kintu muri Marriott se babitekaga muri bya nyirankono batekaga ibijumba bya nyirankono batekaga amateke muri nyirankono ku giciro cyabo ariko urebye ukuntu natekaga nyirankono mon frère uzi kuyubaka yandi hari bimeze gutya buriya nyirankono zirimo amoko abiri buriya hari nyirankono ubanza ugacukura iforume imeze nka rectangle then ukajya wubaka ibinonko bitatu warangiza ubihuza ariko ukabihuza ubizamura hejuru wamara kubizamura hejuru ikaba yubatse nka yanzu nyine yanuza ya maparamane imeze nka maparamane noneho warangiza hahandi uranacana ucanamo ibaze ko uyubaka ibinonko bitatu kimwe hano ikindi hano kimwe hano ikindi hano warangiza ukabiyubaka neza fresh wamara kuyubaka neza niyo uri mucana urukwira ugakora ku mutambiko wubatse biba bikomeye ntabwo yahitigwamo buriya niyo nziza uretse ko hari n'indi bubaka imeze nk'inzu ya nyakatsi ariko iragora cyane irijyamo ibijumba byinshi ijyamo nk'igitebo ariko nayo iragora buriya ibigoye cyane nasi ibyo tuba tuvuga ntabyabaza uyu ni umwana wo mu mujyi ariko nitubitegura tugiye guteka nyirankono akunda amaburusheti akunda burusheti na mitsingi umuhungu wanjye nawe niyo mpamvu usono ubona yewe iyaga ebana nawe iyo afite ibiceri ni mitsingi nini na burusheti nicyo kintu mwemerera umuhungu wanjye tuzakujyana duteke nyirankono noneho urebe none tuguye kuri runonko none nuyihaga umwiriya mitsingi wumve buriya gihe none hari akantu nakoraga kuri nyirankono hari ukuntu nubakaga nyirankono nkayubaka namara kuyubaka irangiye imaze gushya ngakuramo amakara n'ivu byose nkabisohoramo noneho kugira ngo mpamye isuku yayo ngahita ashyiramo ikoma hasi kugira ngo ibijumba ntabishyira hasi bikajyamo amabuye namara gushyiraho ikirere nyimaze gushyiramo ikirere imaze kugishyiramo neza kigezemo hasi ngahita ashyiramo imyumbati ngashyiramo ibiki ngahita ngenda nkaca icyo bita imbweja
imbwija zino imbwija imboga na za nyirasogereza ngashyiramo na zino mboga zimeze nk'intoryi ntoya intagarasoryo nkazifata nkazishyiramo ngafata ikoma nkazoza neza ngafata ikoma nkazishyiramo namara kuzishyiramo ngafata ikirere nkazishyiramo narangiza ngafunga akora uburisho ngahita nzifata nkahita mfunga neza ndabyibuka nkabura ukuntu mbigenza narangiza ugahita ushyiramo wamara gushyiramo ugezejemo hasi ugahita uyifata ugahita uhonda habanjemo ibijumba se cyangwa ibijumba byabanjemo cyangwa usiga umwanya mutoya gatoya hano ku ruhande kandi ugashyiramo ibijumba ugashyira ku ruhande warangiza ugafata za mbwija ushyiramo n'akunyu kubera uba wazogeje ufata akunyu ukagereka we ukaminjiraho hejuru warangiza ugashyira mu ikoma ugafunga rero iyo umaze ushyiramo ku ruhande warangiza ugahonda buri imboga zihishwa n'umwuka ebana ukibikuramo bya bijumba byayo nese ubundi nyirankono ubwirwa n'iki ko yahiye ikintu ngenzi cyavuga ko nyirankono yahiye basoromaga turiya tuntu tubuto tw'imboga nawe urabizi kabisa bakayangizaho hejuru tugaturika ariko hari ikindi utazi hari ukuntu ufata ikoma wamaze guhonda ni uburyo bubiri umenya ko nyirankono yahiye wamaze guhonda nyirankono wayihonze ufata ikoma ukarigerekaho hejuru warangiza ugaciraho amacandwe hejuru y'ikoma hejuru ya hamwe wahondeye nyirankono ayo macandwe iyo amaze kuma iyo ugarutse ugasanga amacandwe yumye uhita uvuga ataha byabaye ubwo ni uburyo bumwe buriya ariko hari igihe bitewe n'ibijumba hari ibijumba byo mu kabande hari n'ibijumba byo mu gisigati by'imusozi ntabwo bihira kimwe bitewe n'ubukomere bwabyo iyo wabonaga rero ibijumba utarishuwa ko biri buhite bishya hari ukuntu wafataga akajumba ukagasigamo hejuru sinibuka ukuntu bakita oya urayihonda wayirangiza ukarerura ku ruhande ukagashyiraho ugahita ukagerekaho nanone ubwo urumva hejuru nta n'umuriro mwinshi uba urimo warangiza iyo ugiye ukareba ni nko kujabura iyo ukajabuye ugasanga ntigahiye uhita umenya ko bitarashya ukongera ugategereza undi mwanya noneho rero hari ukuntu wategaga nyirankono wamara kuyiteka wayigejejeho wahonze ugahita wigira kuvoma kugira ngo uze usanga yahiye ugasanga umurezare arekuye ingurube nzi umuntu bakubise rumva ugasanga arekuye ingurube ikaza ireha ikagera ahantu noneho igasanga byahoze iyo byasanze byahoze ingurube buriya iba ifite ukuntu ireha ihita ishyiramo ikintu ihita ibirerura none ihita iyereka umushumba ugasanga baruye ugasanga bagutsimbuye biriya noneho buriya agenda rifite ubutaha tuzateka noneho hari n'ukuntu rero ari ukuntu bataravoka urabizi se gutaravoka mu giti hejuru nzi bimwe byo kuzicukurira ku gasozi ukazitara oya ubundi umunsi wo guhisha nyirankono nta utarafata avoka ngo zibe ubundi wategaga nyirankono ku munsi utarura ucaho avoka uri butarura ngo warabaga waratsimbye avoka ahantu ni ukuvuga ngo uragenda ugafata avoka iri ku ishami warangiza rya shami ukarivuna ku buryo buriya igiti kiba gifite uburyo kizamura amazi ariyo agera no muri ya avoka rero iyo uvunye ishami inkondo ukayifata ukayikomeretsa amazi akaba atakiva mu muzi ngo azamuka ace mu ruti rwa avoka agere mu ishami ajye muri voka warivunye avoka itangira kuma iyo itangiye kuma rero ntabwo yuma byo kuma ahubwo irashya ukaba warabibaza ahubwo njyewe numvaga yenda ari nko kuyica ukayimanika nk'ahantu mu giti we oya ntabwo uyica nyine hari uburyo ufata ishami iriho ukayica warangiza ukayica ukayimanikamo hejuru ibyo ni uburyo bumwe ariko iyo udashaka ko hari igihe iyo avoka washakaga kuzayica ababyeyi batamenye ko ari wowe wayiciye ibyo rero byo kujya gutema ishami biriya ni idefu bahitaga babimenya hari ukuntu rero wafataga voka ukagenda ubundi voka zitihubura
voka zitihubura Zirahari niho zitihubura. ubikora Zirahari ziba zikomeye ibikomeye nziza. ibikomeye nziza uragenda rero ukayikomeretsa umunsi rero wa Nyirankono wagombaga guhisha Nyirankono dore nk'ubu ubu ni turi ku itariki 15 z'ukwa karindwi ubu turi mu bihe byiza bya Nyirankono 15 z'ukwa karindwi mu kwa munani turi mu bihe byiza bya Nyirankono ubu rero iki gihe ubu tuzateka Nyirankono kuwa gatandatu avoka wabaga wayiranzitse kundi wa gatandatu ku buryo uhisha avoka na Nyirankono ari tayari tugenda ukirira ugasanga abantu ubona uvuga ngo ndi muto abantu usanga abantu ufite ikono imeze neza kubera cya runongo urakiryo kumva ngewe nyisanze nayiri bakambwira ati dore ngiyi imeze neza nayigura wayigura aya barabigura ngende bizima muri Marriott hari umugabo ujya ujyana y'ibinonko hoteli Marriott akajyana y'ibinonko abafite nyine ahantu habugenewe babikorera ukagenda ugatakomana ati ndashaka ikijumba cyangwa se iteke ryo muri Nyirankono ndashaka amateke 5 angahe gutyo buriya wenda ikintu twakora twasaba wenda nka Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco na Siporo bakajya bafata abantu bazi ibyo bintu bakajya babisharinga abandi bantu kuko atari ibyo muco wacu bitari ibyo buriya hari n'ibindi kuboha ikima cy'inzuki bino rero urimo ubona iyi mizinga igezweho ibiri mu kintu kimeze nka mare mu ibati cyangwa mu bisanduku biriya umwana ntabwo yamenya ngo ubuki buva umwana ubuki bujya kuboha ikima bakaza tukabasangiza tugasharinga abantu uburyo ikima kibohwa ku ntangiro tukagenda tugaca ibiti kimwe tukagitera tukabizengurutsa ibiti ugafata agati gato ukazengurutsa tukaboha ikima buri ikimwe bimaze kukiboha buri hari ikintu utazi buri inzuki ntabwo zaza zikurikiye ikima gusa hari ukuntu ufata icyo bita umushashara warangiza uva mu buki warangiza ugashyira amase wamuhomesheje ikima washyizemo ibyo bita impuzo urabizi ya myenge noneho warangiza ugafata ya mishashara ukayitwika uyihumuriza uyisiga hahandi uruyuki rwaje gutara bwa mbere rwaje gutara rwavuyemo mu kima runaka ruje gutara iyo ugiye kwegeka ikima ukegeka ahantu inzuki zitara kandi inzuki zitara iki zitara uburabyo kandi uburabyo buhumura nuko ngo ugiye kwegeka ikima ukegeka ahantu hari uburabyo urumva uwo muco abo rareba bara mu byatsi nta kima cyajyamo hari nta kima noze wigeze ubona inzuki oya nta n'indabyo zihari hari indabyo zihari cyakora wena nk'izi ndabyo zibaye zirabye wakizana none buri inzuki rero ziza ubwenge ni nk'abantu iyo zije zigasanga ahantu hari uburabyo zigahita zibona ikima kiraho zihita zigenda zikabwira umwami ati twaratanzwe ati ntabwo uzi uko bimeze ati twaratanzwe yari ahantu ho kwibera ameze neza ati hari n'inzu hari n'ikikuvuga ati ndetse hari ati habaga n'izindi nzuki none zaragiye ati kandi ni heza umwami ahita yohereza rero intasi buriya mu nzuki buriya mu muzinga habamo inzuki zishinzwe sekirite haba n'inzuki zishinzwe gutata kuko ntabwo zigenda zibwira umwami ngo dore ngo tubonye ahantu hameze neza ngo umwami ahita avuga ngo twagiye oya ahita yohereza intasi mugende murebe ese aho hantu koko murabona ari ahantu twaba zikagaruka zigatanga feedback ku mwami ati twabonye aho hantu hameze neza umwami ati dupanga umunsi wo kwimuka zabaga mu kima cyawe ku buryo ikima cyawe zigisezera ziragita n'ubuki zakoze zisiga ziburiye urabizi nimeze nk'ikiri ku mafite n'ukuntu kiri kureba inkoko n'ubuki zasize n'ubuki zakoze zipanga umunsi wo kuburya ziraburya zikamumaramo zigasiga ibinyago zigahita ziterewe umwami zigafatiraho buriya nka kuriya nk'umuyobozi aba afite umurinzi nka bariya baba RG barinda abayobozi bakuru b'igihugu hari inzuki zitwa mpingwe
ibiyuki binini binini cyane agera binini by'ibisore yenda kizi icyo kintu buriya biba biri arawundi y'umwami hafi aho ni nabyo bimuterura. none se singira ngo mpingwe singira ngo mpingwe ni uruyuki ruba rwarataye rubonye rukata rujya hanze si rwo iyo ntabwo ari impingo, iyo ntabwo ari impingo. N'urwo ruyuki sinzi, ndareba nongera ndebe neza, mfite igitabo birimo amateka y'imizinga, ariko urwo ntabwo ari impingo. Mpingwe nibaza ko sinzi, wenda abantu muri komenti batubwire badufashe turebe twumve mpingwe, ariko mpingwe ni uruyuki ahanini ruba ari uruyuki rw'urugabo. Ahubwo uruyuki rwarumye umuntu rugatakaza urubori rwitwa gute simbyibuka, ariko tuzabiganira. Nzi neza ko urwo ruyuki rutanasubira mu ntuza mu ntabwo rusubirayo. None se umva, noneho reka zizajye kuneka zitate zihite zisanga muri cya kima hahozemo inzuki, izo nzuki zarimo izindi zarazitaye, hasigayemo utuyuki duke. uri kunyumva? Noneho twa tuyuki duke izindi zataye, hari ukuntu inzuki zikimuka izindi zagiye guhaha, noneho zaza zigasanga zaragiye, ubundi izindi z'impanga zirazikurikira. Ariko none se wayoberwa isave, noneho wayoberwa muri Nyaruguru, zirahamenya kuko ni umuhanda zinyura, bari umuhanda zinyura. Noneho ziragenda, iyo zaje hari ukuntu zisanga zindi zaragiye zigata zigumiraho. Reka rero zizigumiraho, za zindi zije gutata zisanga za zindi zirahari. Uzi iyo zizanye umwami, za zindi zirazica. Izo zisanzemo izo zisanze mu kimwe zirazasigaye zitari ubwoko bumwe bwa za zindi, zitazivanga, zakwivanga za zindi zaje nshyashya zica za zindi zisanzemo zikazijugunya zikaza zituramo. None umva ikintu gisekeje rero, reka noneho zizahaguruke zirimo zimuka zihure n'umuvumvu uzorora, abona umuzinga uratambutse, abona umuzinga umeze neza. Hari naho zigera zigapumuzika mu giti zikabanza zikaruhuka kugira ngo umwami abanze afate pose, yananiwe kuguruka, kuko zishobora kujya kuneka zikajya ugasanga ziri bujye Gitarama, zivuye muri Nyaruguru, zagera hano zigakambika, zarangiza zikaruka zikajya gute, zikongera zigahaguruka zikagenda. Hari ukuntu rero umuvumva ahita asanga izo nzuki zaje gufatira poza, agahita avuga ati noneho reka izi nzuki nzitware. Umuvumvu se ngo abafite uburyo direct ahita azana ikimba ku magambo yiwe, ariko burumva nta magambo ya Kinyarwanda, uyu kamemu nta Kinyarwanda, ariko arabizi, akazibwira, akazana ikimba akazibwira, akazijyamo, agafata wa mwami akamushyira muri cya kimba. Noneho umwami agahita avuga ntabwo uzamurya, ntamujya guteza kandi abazibamo. None se ko worora imbwa ntekure, none se ko abantu borora inzuki nyine abafite nawe uburyo yiporoteje, uwo muzinga agahita awudeviye, agahita awufata, ubwo hamwe zari zigiye bikaba birarangiye. Noneho izihuse zigerayo, zageraho zigategereza za zindi zigahita zivuga ati ariko tibagenzi bacu ko bataje, zigahita zigaruka. Cyangwa se nazo zikagenda zikaguma ahandi, za zindi zaza zikazasanga harimo abandi batarizo, nazo zigahita zizica. ngo inzuki ni umuryango ubana ukwawo, inzuki ni umuryango ubana ukwawo, nta wivanga mu zindi, nta wivanga mu zindi. Tuzabiganira wenda tuzashaka umwanya urambuye tubiganire, Nyirankono tuzashaka umwanya tuwuteke, tuganire, dushaka umwanya tuganire. Abazi umuco badufasha muri komenti batubwire, ese abantu b'abasaza, ese uruyuki rwataye urubori rwitwa gute? Ese ibijumba bakuye bakabisigamo, buri ibijumba birimo amoko,
amoko menshi Hari- cyane. hari ibijindiri, hari ibijibwe, hari ibibore, hari ibiki, hari ibiki, hari Hari imitokwe n'amazina, hari bigira n'amazina. amazina. Hari ikijumba imitokwe. cyitwa senga urakizi Hari icyitwa senga. Cya kintu senga ni cya kindi giba gisa n'umutuku mw'imbere. umukaramo imbere Mw'imbere. senga Senga. Senga, Hari sha. na nyirabusegenya. Hari na rukubinkona. na karebe Hari na karebe. hariya cya kintu cy'amamesa bakita ngo iki? Cyamamesa. bakita amamesa bakita ngo iki? Simbizi biriya byaje nyuma ariko bazatubwira abantu bazagenda bazadufasha. batubwira Ariko icyo tugambiriye nkuko bamamaga kwambwa ati ngwino tuganire twicare twiganirire tuganiriza abantu tuganiriza abandi. Harimo abantu baba batari hano baba no hanze y'igihugu ariko ibyo bintu babibayemo babibayemo babizi nitubijyamo ko tukabiganira bazajya batwibutsa kandi n'abana niba barimo basoma ibi bintu turimo tuvuga babisoma bazagenda bavuze amaze sekuru n'abakimufite cyangwa nyina cyangwa nyirasenge cyangwa amubaza atari ko mama ati uruyuki baba babona barya ubuki ntabwo baba bazi aho zavuga ntabwo bazi ikima ntabwo bazi iki umwe w'i Kigali bavuga ngo amata ngo ava ku igare tuganire tugende noneho ndashaka ko tuzaganira tugafata umwanya tukaganira wenda na minisiteri y'umuco ikabibona ikajya idutumira tukagenda tugafata umwanya tukaganira kuko urumva akenshi na kenshi n'abantu bo mu ntara ntabwo baba bazi ko ibintu byose bigomba kuva ari aho ndende y'i Kigali cyangwa se bigomba gufatirwa imyanzuro hirya no hino ariko urumva nimba uri umuntu wo mu ntara ukaba ufite igitekerezo kiba kimeze gutyo kiba ari igitekerezo kizima kuko uwo ari we wese wanakibona yagisapotinga avuga ati uyu muntu wo mu ntara ufite iyi ID ni iy'agaciro iranumvikana dufite byinshi twaganira ku kima twaganira gusekura twaganira amasekuru yaracitse twaganira ku masekuru twaganira imengeri amasaka atetse twaganira ku urugombya nk'umwubwi urugombya narguze twaganira inofu urayizi urugombya uraruzi ibyo byose ndashaka ko tuzafata umwanya tukabiganira tukajya duhura n'abantu tukaganira umuco abana buriya hari ikintu kimbabaza abana wenda uretse nk'aba ngaba baba babona n'ibyo binonko n'iki ariko nk'umwana uba mu rupangu akabamo mu rupangu ahantu abona amakaro abona isima abona iki kandi ari umunyarwanda nk'uriya umwana azabyara nta kintu azigera amenya kijyanye n'umuco azaba azi ko imboga ziva ku isoko nta handi hantu azaba azi ashobora no kuzimagina ko yenda imboga byaba ari nk'ibintu bituruka nko mu kirere kubera buriya tuzaganira tuganire ku mata nk'ubu nkubwiye ngo amata tuvugiye nko kuganira nko ku mata nta kintu sinibaza ko hari ikintu yamenya nk'uyu muhungu wacu none ntiyamenya nko ku mata nk'ubu tumubwiye umubanji ntiyamenya ari iki tumubwiye umuceri tumubwiye ngo umuheha banyweshaga amata tumubwiye amacunda tumubwiye kuvuruganya tumubwiye ibiki ibyo byose ntiyabimenya turasaba ko tuzafatanya n'abandi bantu bashaka guteza imbere umuco w'igihugu baze dufatanye tuzamukane tugire gute tujye tunagenda tunaganire n'abantu tujye no ku mateleviziyo tuganiriza abantu tubabwire iby'umuco tugende abanyeshuri tujye mu bigo runaka nk'ubu nkanjye nize indimi n'ubuvanganzo nk'ubu urasanga umwana arangije kwiga indimi ariko ugasanga mu ndimi yize ikinyarwanda ariko ugasanga nta kintu azi